Musima tugiye ko ntazi ibyo uri kumbwira wowe. Rero tugomba kugenda amaho ngereka nkubwire. Maze izi baga uri kuzimpekesha ngo nzikoze ikingakira none nawe fata baga. Maze ngurebe nimba ibintu byose wabishyizemo. Nusa amaherezo yacu nayahe ngiye nta nubwo nzi nguri kujyana. Tugiye kugenda tuva aha ngaha. Tugiye iyi nzu maze iminsi mbikubwira ko irimo abadayimoni. Abadayimoni ubonye uyu munsi akaba ari gufasha umwanzi kugenda ubonye uyu munsi ahubwo ubu ngubu byamaze kuba birebire. Wibaze ko ejo bundi Imana yambwiye yuko nituramuka tugumye aha ngaho ushobora kuhapfira. Ubwo se urumva nakemera kupfa ngo tugende kandi ntundushye. Imana yambwiye yuko nidutinda kuva muri ino nzu tuzanahapfira. Cyane cyane kandi wowe. Nawe usigaye warabaye umwesikoro. Umwesikoro wese. Sigo ujye gusenga ngo bakakwerekera ninde wabikubwiye ibyo bintu. Nese we ntabwo uzi ko Imana ivuga. Ubu ni ukuvuga ko utazi ko Imana ivuga. Ngwino tugende kandi wingora reba neza ko ibintu byose wabishyize mu gikapu dore nta nubwo wagifunze neza. Ambara neza. Maho windushya mbabari. Ntago nakishimira yuko ugira ikibazo uri hano. Sibyo? Genda ubwire yo Mana wasenze kavuga ngo nimba nzapfa urigenda isenge inyongera iminsi yo kubaho. Ikongera iminsi nyine none se turavana turajya hehe? Turahashaka ntago turi buhabure. Kandi windushya turahashaka. Aho kugira ngo dupfire. Ngira impamvu ushaka ni impamvu mporanirirwa nigende nanjye ntashaka kwirwana nawe. Ngiye usigaye untera umujinya no suraga tujye hehe? None se maho ndakwanga. Kevin, uri ku kazi? Bimeze bite? Gerageza rero uze kungeraho. Ndagushaka. Shata, umeze ute se? Meze neza. Ese ni ibiki wikoresha? Before ni ibiki? Envelope. Wahishije se? Unyiteka bya biryo mwihaye guteka bya kinyarwanda. Shangiye birana sinzi ko nsigaye mbyumva. Waririye amafiriti ntago yahaga. Ese mwana bira biryo ngo ni data ngo nibyo by'abakire babigezweho. Ibise ninde bizana? Bikuye hehe biturutse hehe ninde bizana? Bino bipapuro hari umukobwa ugize kuza hano. Umukobwa mwiza cyane uteye neza ukuntu. Amaso yawe ahora areba abantu bakobwa. Nta kindi kintu ushobora kubona kitari amaso y'abakobwa. Ese ni rega niba ikintu ari cyiza bivuge ko ari cyiza niba ari kivuge ngo ni cyiza. None se kuki uhora ureba ibwiza bw'abakobwa gusa? Ubuse kuri mwiza nzabure kubikubwira. None se kuki uhora ureba igitsina gore gusa? Kuki ntararuza umbwira ngo nabonye umugabo yambaye ipantaro nziza cyangwa nabonye umugabo yambaye ikoti ryiza? Uhora uzumbwira abakobwa. Bagamba numva wapi? Bagabo se ntagema mbitayeho. Numva nabirenze. Ariko kubera ko ndi umugabo igitsina gore cyose urumva mbona ari sawa. Kuko ndi umugabo kandi muzima. Ngira n'ubu dore bino bipapuro ni umukobwa ubizanye nyine ngo ninuze ngo ni ibyamabusha n'amadokima y'amabusha. Ariko yambwiye ngo nihagira umuntu ngo urebamo. Nese ubundi kuki atamanutse kwajyaga amanuka hanga akabizana kuki ataje ngo abizane? Nyine harazi ko ari jyewe uhari jyenyine nta wundi muntu uri muri iki gipangu. Tamugangiyeho ni jyewe uhari jyenyine nta wundi muntu uri muri iki gipangu. Ahita mbwa rero bino izi dokima ujye kuza kuziha mabuja wanyu. Sana rero nzibike nyine nzi kuzimu. Yambwiye ngo hatagira umuntu urebamo. Ako se rero ibintu byancanze. Iyi si inshuro ya mbere si n'iya kabiri azana dokima. Ubundi irajya ntabwo agikora. Uko bizi kuko ndakwa. Ngize ukuri. Hari na rimwe wigeze ubona ngo ushakira ikintu kibi kuki urimo kungo. Ubu se ngiye nishimiye guhora nzere. Umunsi uragira ngo tujye he? No tujye kuzerera. Nta kibazo tugende turashaka amahombo. Sanya mu buzima twakuriyemo twe tubonye ahantu ho kuba twe tubonye ahantu ho gutera izo dodo gishaka ngo tujye kwirwa mu marigo. Tuzahabona ikindi kandi
n'ahangaha ntabwo twahavukiyemo, ntabwo twavukiye aha uhabonye ukuze, nimba rero inzu ifite ikibazo noneho basi nshimye ko muri iyi karite twari twarimukiyemo papa yari kuzadushakisha akatubona nitugenda tuzamenya ubundi azadushakisha. Ubu se papa wamaze imyaka ingahe ataraza, ubu ngubu niwe uzaza akadushakisha akatubura? Ntabwo tugiye mu mwobo, ntitugiye, icyo nzi icyo azatubura kandi bingora mbabarira tugenda, sibyo? Nimba Imana imbwiye ikintu ikakimbwira kabiri gatatu, mama w'imbeshyi ufite impamvu. Iyihe se maho? Ko ntagiye kukugambanira, iyihe mpamvu yindi? Nta yindi mpamvu mfite, ni ukugira ngo byibuze dutabare ubuzima bwacu. Kandi nyumva urabizi ko ntigeze gushakira ikintu. Uzamuhamagara, ntimuvugana kuri telefone se? Uzamuhamagara muvugane, cyangwa se nituba turimo no kugenda nabwo umuhamagara umubwire, sibyo? Kandi nyemerera utababaye, heka igikapu neza, sibyo? Umva tugenda aho, ngwino tugendere tunagire iyo tugera hakiri kare. bakiretse ko bashakishiriza heshi, nibura niyo mpamvu banaba boss byatari hari kurangura ibibanza n'amazu ngakongera akagurisha. Nibyo abarimo nyine arangura ibibanza agira ibiki, baba bari kubaka iyo ngiyo nyine abakire bafite imishinga myinshi ya danje. Bivuze yuko kampani ya Rajyabo umugore uyikoraho Rajyabo aba yagiye muri ibyo by'ibibanza. Okay. Ubwo rero niyo mpamvu baba bazimuzaniye hano. Humura ndayibika neza nta kibazo. Nturi bugira amatsiko se ukareba? Ndeba se ngenze gusoma. Shaka cyagiye ko nakwandikiye message ukansubiza. Sibira cyagitari uhari. Ese bingi bikongo bumva kubera ku makampani babikora rama byose ari usanga binanditse mu Cyongereza ndakizi. Cyeka wana niba Cyongereza utakizi ariko mbabona nawe uri initi. Yewe. Ada. Ntabwo nizerega buriya nagarukiye mu wa mbere primaire. Ari kureba nkaho isi yakwigishije. Yego. Iyo nguhaye umwanya ngo tuganire, mbwira ubugoti bwinshi. Numva utangiye kundakaza. Ubwo wasanga imashini yahababaza. Ariko nta birenze. Urabizi hano n'ingewe ishumi yawe. Nawe urabizi. Ngaho agenda rero nuko nakumvishije. Ugomba kujya mwisanzura. Gabanya amagambo ugenda ugiye kurya nanakwaruriye. Narebire kandi ngende. None se utegereje iki? Genda ujye gufata ibiryo. Ntago tujyana. Tujye gusangira. Zanagarutse narahindutse ujye umbabara utazajya utuma mucuma. Genda ufata ibiryo ujye ureke kundakaza. Sawa. Nkomeje kugenda numirwa. Oya uriya mukobwa yakubeshye. Ntabwo yambeshye, yanseze ariseriye uswa nanamucishe hirya no hino ndamubaza. Wagiye kwimuka? Ntabwo yambwiye kwimuka, yambwiye ngo kugenda. Ndamubaze ni ukugenda nyine we ngo mama yambwiye ngo atahe. Arangije arambwira ngo kandi nabo bagiye kugenda. Ndamubaza kugenda no kugwerekeza ariko ntabwo bagiye burundu. Ubwo rero
njyewe noneho ubu Hano harimo ikihe kintu noneho kigiye kuba? ibindi bintu ntose ibaze. Cyakora ikintu nkundira mana we Imana igenda imama kuri ibintu bitaraba. Ubu nk'ubu nyine wumve ko icyo kintu kigarutse mu muryango wacu nabwo ni irindi hangana. Ese baragenda baradusiga se? Agiye kugenda na Zuba se natwe turimo. Yambwiye mama na Zuba gusa. Mama na Zuba gusa? Reka uriya mukobwa ntabwo azi ibibazo biri hano. Hari ubwo abizi se? Ntabwo abizi ariko nawe nimba ari umuntu mukuru abo bibona hari ibyo ababonamo. Ese si byo? Byamaze hano ntabwo ari gito. Tete tumubaza menya amakuru neza. Cyangwa yagiye. Ru! Rose! Karame. Ego bashaka numva uri kumamagara cyane. Ugiye se nyiramwiza? Hahe. Muze bitetse ko mwamagara cyane. Ko ngwamagara cyane? Kore mbonye nyuzeho gutya abareka. Ariko jya utuganiriza. Hari ikibazo se ndabona muri mu biganiro. Neza ugiye ko mbonye wari uzamutse wiwe. Wapi nuko nandi mu rugo byaho gusa. Umva twica ku ruhande. Ibintu nikitambwiye ngo bimeze bite nibyo cyangwa niza burage zanyu na za drama njye mbona muri uru rugo. Ahubwo ni nakubuza ngo ngusezere. Ugiye gukoze? Ndi wacu musanze nese ko mama wanyu nyine yarambwiye ngo nyine ngo nitsubire mu rugo ngo we na Zuba nabo bagiye kugenda. Sinzana bishaka kujya rero. Bagiye kugenda, baragenda bagaruke. Nikitambwiye ko ngo bagiye kwimuka. Ngo ariko nyine ntabwo mbizi niba ari ukwimuka gusa ngewe yaraje nsanga hanze arambwira ngo rero ngo igihe kirageze yuko wataha ugasubira mu rugo kuko nanjye ngewe na Zuba natwe dufite igihe gito tugiye kugenda. Yarakurakariye? Nabonaga afite umujinya mwinshi cyane sinzi ikibazo yari afite nyine ariko cyangwa wamukoreye amakosa ni ukukwirukana. Njye rega ntabwo ndabyumva. Subwo ayo amakosa ko atigeze wigeze wumva dutongana n'umunsi wa rimwe. Ahubwo sinzi ikibazo afite ko afite uburakari ko ku mana yanjye. None se ubwo twebwe? Ndabizi se ahubwo niba mujya muganira basi mukageza kure uze kuza kumubaza. Namumbarize niba ari ikibazo mfitanye nawe mbabari. Yavuze ngo twebwe nyine ubwo nyine niba tugiye kwimuka nyine twizanye nanjye wowe sugira ijambo. Oya data ubwo nyine wari ugiye ku muhanda? Nta hantu naringiye nuko narindi hano gusa mu rugo gusa. Ako nizere ko utatubeshya sibyo? Ntabwo ikindi kintu biziho watubwira ukaturabura. Njye na musaza wanjye ubona ko n'ubundi Niki ntabwo nakubeshya se unakoresha mu izina ry'Imana nta kintu nzi. Birisengeze ko ariko gusambwiye ntabwo nzi ibintu biziho nyuma bazabimenya ntabwo nazongera kuvugisha. Shashu ntabwo nakubeshya nawe urabizi. Ahubwo se simuzamerekeza. Tuzaguherekeza njye se ubwo. Harya shaje uzabagiye. Ako nari. Ese ko ndabasha nagize ibitekerezo byinshi ubundi habaye. Uri gutekereza Bibiliya ko nzi ko Bibiliya ihora wisomera. Yego. Oya nta kibazo ahubwo nyine reka ndebe. Ahubwo sha reka nyine mbe ngenda nyine hari utuntu nari nkeneye kuorganiza neza. Nta kibazo bugenda. Noneho nta kibazo. Byumvise baratujyana. Ibibazo nakubwiraga birabaye. Umuryango uratandukanye. Ibaze kuko niba bagiye kugera. iki kibazo mfite. Ese baradusiga twenyine. Kandi sha nibiranajyaga mvuga uzareke ubu yaba warabyemeye twaravuye kwa mama. Twari kwita tumuhamagara tukabimubwira wenda akaza akanadutwara. Umva biraba ibyuya ntibiba amaraso. Komanda we nimba twaracumuye iki?
Mama Maho. Mama Maho. Parimora. Mama Maho. Maho. Neza. Ndireye. kumbona muri nyuma y'urugi se ntabwo muzi ko mama ahora adahari. Nese bimeze bite? Yagiye. Ntawe uhari ashobora kuba yagiye gusenga. Amakuru se ahubwo umaze akanya hano. Maze umwanya nakomanze mu nzu hose na telefone yanjye ntabwo mahoro ari kuyitaba. Mahoro nawe ntawe uhari na mama we ntabwo bahari bose. Ariko se baba bantu baba bagiye gusenga buri munsi bajya mu masengero. Mahoro wowe ndashobora kuba yenda yagiye muri bya bindi byajya abwira mama we byo kudoda, ariko mama we ashobora kuba yagiye mu masengesho ibyo ari byo byose. Mama Mahoro yarayobeye ko dufitanye gahunda ko Ntabwo mbizi kubera ko nanjye narinje hano nje kura ko yaje ariko ubwo ngubwo ibyawe na gahunda ze ntabwo mbizi. N'ibiraha ntabwo uri kubishobora n'ukuntu wabikundaga. Zo. Shani wanjye. Ngambwira se. Shani uko mwabubwira uyobewe iki hano? Utwo noneho papa wanyu utwo arimo aratwirukana hano muri iyi nzu. Njyewe na mama. Shani n'imyaka yose mama yabayetse akabarera. Bareka kurira, sibyo? Zo. Erega ibihe bihe bindi, sibyo? Ariko ikintu kiba gihari nuko tuba tugomba kumenya ko umuntu ari nkundi. Papa ibyo bintu ariko ndakeka atabikora. Nigeze numva amakuru hano ngo mugiye kugenda ntegereza igihe bizazira. Urumva? Ndetse na wa mubyara wacu Rusi mbere yuko agenda nawe yarabimbwiye. Ngira nta magambo. Nawe noneho utangiye kubishyira kuri papa. Ese gateye bya bintu byawe byo kubeshya no guteranya by'ibinyoma byawe, sibyo? Kuko ukuri kwawe kujya kungora. Sibyo? Sibyo zo? Zuba muvandimwe rero nkubwire ikintu cy'ingenzi kandi n'akabando k'iminsi. Urumva? Uri kunyumva? Zuba akabando k'iminsi cyangwa se bura ikintu twese kidufasha muri ubu buzima ni uguca bugufi, sibyo? Ariko reba ukuntu wari mwiza, reba ukuntu wari umwana mwiza. Uyu wo mu minsi ishize ntiyari wowe.
hindukira usubire ku mwimerere wawe. hari wabimubwiye se? arabizi neza nari nabimubwiye yanamaye uyu munsi wenda yabyibagiwe. ntabwo yabyibagirwa kubera ko ibyo twari twavuganye byari ibintu by'ingenzi cyane. sinibaza rero ko nashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi yenze akanagenda atanavuze. gusa nibura iyo ashaka telefone akambwira ko yahinduye gahunda. aka ni agasuzuguro rwose, arakabije mama Mahoro. muri uramutegereza ahubwo ndaza kugaruka. ubwo nyine ubwo uraza kugaruka, nanjye nari nje kumureba ariko ndabona nyine ntabwo ahari. imvura urabona nayugama he? iyi mvura nanjye nari nyijemo kugira ngo ndebe ko wenda yaba yahageze mbere y'uko igwa, ariko ndabona ntawe uhari. umaze akanya hano? yego. reka ngende mbanze njye muri izindi gahunda nari mfite, burenda ndaza kugaruka nka saa 11 ndebe uko gahunda zimeze niba yaba yaje. ariko nanaza akaramubwire ntagire ahantu ajya kuko ndamushaka. ntagerega ntabwo ndi bugume hano, nanjye ngiye kumutegereza by'akanya gato, nanjye gute ntaha nuko ari iyi mvura n'ubundi. so imvura agiye yakomeza inyagira inyuma y'urugi rwe. na Mahoro niyo yaze se ntabwo wamenya ahantu yahageze, ntabwo wabimenya. ye nabimenya kubera ko mba ndi kubarebera hari hafi no mu rugo. no kuri telefone se ntabwo yakwitabye? yanze kunyitaba Mahoro. ubwo wenda arahuze. reka ngende mu kanya ndagaruka. ngaho genda. si nk'uko ko nzabigenze nanjye mpora mu mubujije mama Mahoro nawe azankoraho. ubu se nk'uyu mwana yatwaye akaba yaramujyanye, uyu mubyeyi nawe buri munsi akazajya aza kubaza Mahoro, azaza mama Mahoro, ubu nitwongera gukubitanira hano mu rugo nzamuha ikihe gisubizo? ariko mama Mahoro yewe biragoye. nanjye reka ntabwo naguma muri uru rugo ndaba numva ibyaro. nakubwiye ko ngewe ibyo wakoze byose narabikubabariye, sibyo? uri kuyumva zo? ariko ibi biri kuba ngo byo kuvuga ngo kwirukanwa, byo kuvuga ngo uratwite, urumva nawe urabizi ubwo twite uri umwana w'umukobwa utarashaka umugabo ni ikintu kigoye. byose ni ingaruka, ndetse ingaruka zishobora kuba zifite icyo ziganishaho. ariko ikintu uba ugomba kumenya ni uko ibyo byose Satani yaratsinzwe, sibyo? Satani yaratsinzwe, Imana iragenda ikabihindura, ikabivanamo ikintu kizima, sibyo? nubwo Imana itubabarira ibyaha, tugasenga ikatubabarira ibyaha, ariko ntibivanaho ingaruka z'ibyaha. imbere y'Imana uba uri umwana wayo, ntago wajya gusambana Imana ikubabarira icyaha cyo gusambana, ariko iyo wanduriyemo sida ntago Imana izanga ikiza iyo sida, nubwo bitayinaniye, ariko ingaruka z'icyazo ntizivaho. muvandimwe rero, njye kuri njye uracyari mwene mama, uranyumva? mu gihe data ataranyicaza mu buryo ntasobanukiwe cyangwa mu buryo ntazi uko bizakorwa, ngambwire ati rero uyu Zuba si mushiki wawe, uyu si we mama wawe, ibyo numva bivugwa ku ruhande ntabwo mbyitayeho, kandi kuba twarakuranye nibyo bingira umuvandimwe wawe, ntunyange. akoshanye iyo uvuga gutyo njye ninjye wabakosereje, njye nabi, sibyo? mama kugeraho aho papa wanyu amutuka ngo ni indaya, ngo ndi ikinyendaro, n'ibintu byose yabakoreye, akazajya ateka umwe amuhetse mu mugongo undi arira, twese tumutesha umutwe. papa wanyu arabyirengagiza, arenzaho no kumutuka ngo ni indaya, ngo nanjye ngo ndi ikinyendaro, ngo nwita ikindi kinyendaro. sha
ntabwo nari nzi kuriya nitaga data imyaka yose yahinduka mama umugore baranye mu buriri bumwe akamutuka ko ari indaya nawe nubwo uvuga ngo urasenga isaha n'isaha wahinduka n'igicu kirahinduka umva zunkubwira umva nkubwire ndekura muraho neza yemu kame bite byawe kuri gukomanga ahantu hataba abantu kandi nkaba mbona amaso ataraya bite byawe amakuru yawe amakuru ni meza hehe se hataba abantu ariko amaso ntago araye ndabona atari amaso ataraya rwose wigeze umbona ndumva narigeze nkubona uhita mu muhanda ariko se wowe ntabwo ushobora kumenya ushobora kuba wibeshye ahantu haba abantu n'ahantu hataba abantu ibyo se bihuriye he uvuga ngo njyewe wenda ushobora kuba wanyitiranyije hano nje nsanzwe mpaza abantu baho turaziranye rero ahubwo bagiye he ave wikwigora none se jye sindi uwa hano mba hano igihe cyose mpora manyura semo ndakubwira ibyo ntazi iyo urebye ubona hano urugo ruherukamo abantu mama n'amahoro ntabwo bakiba hano ndumva unabazi ntangize ngo wayobye ariko rwose ntaba bakiba hano nari nzi ko wayobye uravugisha ukuri none se igihe wakomangiye wababonye se ahubwo ibyo ndi kukubwira ni ukuri ndabizi nta bakiba hano hashize igihe kingana gute se bagiye ahubwo se wowe uheruka ryari hano hashize iminsi ntabwo nari mperutse kuhaza mbere yo kuza se nta nubwo wabanza ngo unahamagare wibutse guhamagara ugeze aha ni ukuvuga ngo mahoro maze igihe muhamagara ntanyitabe nubwo narinje ngo ndebe ikibazo cyabaye cyane ko ubwo tunaherukana aza mu rugo nabonaga atameze neza ubwo narinje kureba ikibazo cyabaye none se barimutse nta nimero se ifite nta nimero yabo ufite ko mbona nyine wajya ngo uri hano muri izi karitsiye njye nta telefone ngira ariko se wowe sinari mbonye ufite telefone njye nagira ngo ufite nimero wenda ya mahoro ngo mujye muvugana naho ubundi rwose uheruka inzira muke baragiye ntabwo rwose baheruka hano kaho hagume jyewe ndabona rwose ntazi ibyo ari byo ntabona ntazi ibyo haguma ubwo nyine wenda urababona agiye nkubwije ukuri kwanjye nzi nanjye nari nje kwisoromera imboga ariko nisoromera imboga ngaho musigare gusa ngiye ko niko kuri kwanjye ntago wabinkora maho ntago wabinkora ikintu muri kimagara aho agatinyuka akagenda atambwira hanze none ngiye gusara ndamushakira
sha bite kuri hano se uri ahangaha wihebye wicaye inyuma y'urugo bimeze bite ega wambwira tubwizanyije ukuri koko njye natumwite koma ni iki kintu nakoze nsenga amasengesho akwiye ndiriza nkora kuruwazade ntago ngira ishyari singira urwango singira umutima ubu ndimo ndazirika cyangwa n'ibyaha ndi kuzira ibyaha bya data ndi kuzira ibyaha bya mama Imana ihorera abana gukiranirwa kwa basi ibihe birindwi ibi nibyo ndi kuzira yego sindi intungane ariko baho bigeze ndazirika mbwirira ikibazo ufite hari ibindi byo kubaza icyo uzira uzabaza Imana nk'uko koko uri kubivuga umuntu agerageza kukubwira ngo ushyire mu nyurabwenge nk'umuntu mukuru ariko ntabwo ukeneye kumva rero ibibazo wibaza byose buri wese yabibaza Imana koko nk'uko bikwiye kwa Mahoro harafunze bicaye aha ese mwaba mwashwanye ubu koko birakwiye ko Mahoro agenda akagenda atambwiye koko bakimuka bakagenda nta kintu na kimwe ambwiye ndamuhamagara fone ntayifata shani kura ntago uri umwana umaze gukura yego maze gukura Mahoro ko ntacyo twapfuye Mahoro yaje kundeba mu rugo mbese niba uzi ko neza umukobwa nta kintu mwapfuye ukaba usanze bimutse byanze bikunze ashobora kuba hari impamvu ihari kwicara rero gutyo ukiheba ugatangira kwicira urubanza wishinze ibyaha ntabwo ari byo bikwiye ahubwo gize nanjye amahirwe ndabyumvishije nanagufasha njye ntabwo nari mbizi nagufasha ahubwo tukamushaka tukamenya impamvu yimutse atagize uwo abwira noneho byongeye nk'aho umuntu bakundana mwizeranaga wa mugani we wabaguriye inzu njye ntabyo nari nzi ko bagiye sinzi impamvu ntabwo bagiye umunsi hashize igihe baragiye bamaze iminsi njye ntabyo nari nzi wowe uragira ngo bagiye umunsi bamaze igihe mpasanze umugore ngo ujye uza guca hano imboga arambwira ngo baragiye ngo hashize igihe baragiye nyine nagufasha tugafatikanya tukabashaka tukareba icyo ariko ukareka gukomeza kwigunga gutya ko ibyo ari byo byose buriya bafite impamvu ishobora gutuma baba baragiye ntabwo umuntu yabacira urubanza kuba narabaguriye inzu nanjye ubwanjye bakagenda batanseze byanze bikunze wenda bishobora kuba hari ikibazo ako dadire kankibaza ese ubu ubona njye na Shani turi abana bingana iki ubu koko mwaduhisha ibintu tugero turemenya ntimwagira n'isoni z'uko twabimenye mutabitubwiye none mugiye no kwimuka njye na Shani mwarabiduhishe se muradusiga mu nzu twenyine ngo tugiye kugera gute mugiye kwimuka mwarabiduhisha nabwo njye na Shani ese ibintu muri kudukorera ubundi basi mwamenye ko wenda njye ndi umuntu mukuru wagiye umenya ko Shani ari umwana ubu amadepresiyo mukomeza kumutera azayakizwa n'iki Nikita
dada ukuntu nagukundaga n'ukuntu noneho izi saga zose namara kuzimenya nta kosa ngiye nigeze ngushiramo kuri kose ngenda kuzi ngiye nagiye kwisurira mama none ibaze sibyo yaba wowe yaba musaza wawe muri abana banjye kandi nkunda sibyo ku buryo ibintu byose umva mana yanjye icyo kintu cyo kwimuka wakivanye ni amakuru azwi nta muntu muri rugo utabizi ahubwo kugeza n'uba muso disappointed buriya mwaretse kudutera agahinda mwaretse kutubabaza ngo tugiye kwimuka tubasige mugiye kwimuka mudusige nta muntu utabizi ugiye ngo ni n'umuntu wabindi yabiyongoreye hano ariko sinzi ibintu birimo kuba hangaha ni mama wanjye wababwiye se nakubwiye nta makuru azwi muri rugo se ninde utabizi ko mama azajyana ni ese mugiye kwimukira ndabizi se umva nikitsa fa muri makuru nge ntabihereye sibyo usanzwe bizi yuko iyo ari gahunda y'umuryango utureba twese mbicaza nkabateranya nkababwira gahunda ukuntu imeze nicyo tugiye gukora mugero ntarabafata ngo mbicaza mbwire ngo aho twari dutuye birahindutse tugiye kwimuka ntuze kwifata nk'ahora ukuri uranyumva icyo kintu nikiramutse ni nagipanga cyangwa se numva icyo gikorwa cyagezweho kugira ngo gikorwe urumva ngomba kwicaza hamwe ngo impamvu runaka itumye twimuka ahangaha tugiye ahangaha ariko mu gihe ntarabikora sindi papa wawe nta n'umuntu uzashakisha ahandi mukuru atari ibyo kwihereye ibindi byose bifate nk'ibihuha sibyo ako ni byo twamenye byo si ibihu wenda ubwo kwimuka sibwo bibi papa maze nibyo wenda ubwo wabona utari ubizi uze gushakisha amakuru kandi urasanga ibintu mubwiye ari none se ndashakisha amakuru se yandi kwimuka ko ari igihe ugomba kwimura umuryango wanjye niba giyewe ntarafata iyo gahunda n'iyo decision ngo nimure umuryango wanjye kereka mwenda kumika ngiye nkabona hari nduri ivuga ku musozi ivugira ubusa byihorera nikita naho sigaye njyana mu bibazo kanjyana ko tubirimo ugiye kwa nka rubanda oya ntago ngiye nakubera rubanda kuko niwe wambyaye ahubwo nose ubwo urumva ibyo bintu nabwese umuntu wabimbwiye ndamvuge ngo yabimbwiye ari impamvu ze n'ibiki hano twese twamenye shana arabizi n'abagiye kugenda nabo barabizi ko bagiye kugenda ndetse ahubwo nimba ari utabizi bamubwira umukobwa mwiza sibyo tuza ukomeza activite zawe nk'ibisanzwe sibyo icyo kwimuka nikibaho nabipanze nzabicaza nkuko nsanzwe mbigenza mbabwire ngo hari amakuru runaka bitahise bigiye kugenda gutya na gutya ariko ibyo kuvuga ngo mwebwe ngo mwumvishe ibintu ngo hirya hino ngo mwumvishe amakuru ngo runaka ibyo ngibyo ni ibihuha sibyo mutegereze decision yanjye nkaso uranyumva nikita dadishwa nabyuzi nta bihari urumva nta bihari tuza kandi ikibazo wagira uzumubwire urumva ariko uzagiye gushakira amakuru hirya no hino cyangwa ntabwo nose muri rugo ntabwo ari ukuyashakisha nose hari umuntu ngenge kwicaza ngo mbaze ahubwo ko ibintu byose biza bitwiturongera musaza wanjye ngatuza nta bihari sibyo humura ushyira komeza activite zawe kora akazi ubwo rero uze kuganiza na Shani basi noneho Shani ndavugana nawe usigaye ukuntu Shani asigaye ameze nabi asigaye urayigunze ngerega narabyakiye ikibazo cyo ndakizi ndaza kugikemura thank you erega ngwino nakubonye winyihishe ngana se niki cyari kigusubije inyuma naritsikiye hariya nuko gusa nari ndebye inyuma ntabwo warutsikiye naritsikiye ntabwo ubonye ko sanga umuntu ari ariko mwabagore mwe murimo murantiye murimo murampishe mama mahoro ari nanjye se kandi nawe nyine ubuse urambwira ngo buri munsi iyo njano ngusanga urambwira ngo mama mahoro ahantu ari ntago hazi njye ariko ntago wamugenda kwa mama mahoro nanjye nuko ari inshuti yanjye ubuje kumara iki niba se na mahoro niba nta kindi kintu mupanga nukuganira ko ababyeyi mbwira mama mahoro ari ariko nanjye naraje turahura nkubwira ko reka nkubwire wa mubyeyi kandi nongere mbigusubirire mbabarire ntakubahuka ariko waba umpemukiye mbabarire ntakubahuka twubahane nk'ababyeyi ibyo ari byo byose nta kuntu ushobora kumbwira ngo ubana n'umuntu
muraturanye muri inshuti ngo umbwire yuko umunsi umwe cyangwa ibiri itatu ishobora gushira utaza. none se ubu ibintu by'umuntu uwo ari we wese ni ngombwa ngo ninjire mba ndi inshuti yanjye ninjire no mu buzima bwe bwa buri munsi? Ngaho noneho mbwira, utekereza ahantu waba utekereje ko yaba ari wenda utabuze. ariko nanjye gusa kubera ko nza nkasanga ntaho hari gihe n'amahoro rimwe nemwe ntabo bahari nkaganira nawe genda natekereje ko nanjye yari yagiye gusenga, ariko nanjye iyi minsi yose nanjye ndimo ndaza nyine nanjye urabona ko narinje nje kumureba nkaza nanjye nkasanga ntaho hari gute. Ndakubwiye ngo mbwira ahantu mama Mahoro ari. none se urimo urakeka ko mpazi? Urahazi 100%. Urahazi 100%. Kuko nge twaganire byinshi kandi yambwiye ko uri umunyamabanga we. Mbwira rero ntararakara. ariko hari ibanga atambwira. Ibyo byibanga simbizi. Nimwe mubiziranyeho. Icyo shaka no kumenya ngo kuva iyi minsi yose ishize mama Mahoro ari he? Inzu irafunze. Buri munsi na ewe no kurara ndararaha. Mama Mahoro narataha. Kuzi yuko atarataha ijoro ryose n'amanywa ucaracara hano ushaka iki kwa mama Mahoro. Nanjye mba ari wowe nza nkasanga kandi nkaho ari wowe yagize umuzamu we. Nanjye mba nje kumureba. Umva wa mubyeyi we. Mbabarira ntararakara. Ngize ukuri. Mama Mahoro ari he? Nanjye kumunsi. Wa mukore mama Mahoro ari he? Ngira mama Mahoro ari he? Ariko se ko kwagiye nanjye nibyo mba ndi. Naragukora. Ngize ukuri. Mama Mahoro ari. Kubyose buri kimwe cyose nakize. Mama Mahoro ari. Erega mama Mahoro yarimutse. Yaragiye na Mahoro. Yarimutse nanjye mbanje kucunga urugo ngo ndebe yuko ameze wenda cyangwa ndebe ko hari agakuru nasanga, ariko yarimutse yaragiye na Mahoro. Subiriramo amagambo uvuze. Yarimutse yaragiye na Mahoro. Babarira ngisho. Yaratinyutse aragenda. Ajyana na Mahoro atambi. Yego, icyo si cyo washakaga kumva. Yimukiye. Nanjye ntabwo mbizi, nanjye nza hano buri munsi ngo ndebe ko namenya amakuru y'ahantu nimukiye, kubera ko yaragiye yaranje arambwira ngo ngenda genjanye n'umwana. Ariko kubera iki muba mutuma ko ibiganza byanjye byakomeza gukora amakosa? Ubu koko narakora ikintu kibi wambwije ukuri yimukiye. None se ubu kuneze ngo icyo nkubwiye ni icyo kirabura nta kindi kintu nzi nyuma yo kuvuga ngo ari. Okay. Noneho tekereza, sibyo? Niba utaza ahantu ari, tekereza wenda nko mu muryango wabo, mu byo mwagiye muganira, sibyo? Utekereze ngo ni hehe hantu mama Mahoro ashobora kuba yaba yarimukiye, yaba inzu, yaba karitsiye ashobora kubamo, yaba hehe. Tekereza neza, sibyo? Umbwire niba ni hehe hari. Nimbimenya nzakubwira. Nzakubwira kubera ko nanjye ubwo ubona nza hano buri munsi nanjye mbanje kugira ngo ndebe ko nabona amakuru. Ariko uraniza urampemukiye pe. Nanjye ntabwo nakubwira amakuru atizewe bose, nimbimenya nzakubwira. Ngaho kandi mukomere musigara amahoro nanjye reka ngenda, ariko urampemukiye pe. Keve, tunganya imodoka ndaje. Nonaha